Bamwe mu baturage ba Kigali bavuga ko barembejwe n'inkoni za Mutekano uhora Abahata Igiti umusubirizo. Kimonyo James ngo umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Kigali akagari ka Kigali murenge wa Kigali hano mu karere ka Nyarugenge ngo inkoni ye iri kuvuza ubuhuha ngo akunda gufatanya na Nshimiyimana Mani gukubita abaturage buri munsi. Dore ngiyo video. Uwanditse inkuru agize ati uyu munsi babyutse bakubita umuturage muri centre ya Muganza ku kibuga ibingibi kandi ngo babigize akamenyero. Abaturage bavuga ko barembejwe n'inkoni z'abashinzwe umutekano basaba ubuyobozi gutabara. Bamwe mu baturage kandi mu murenge wa Kigali akarere ka Nyarugenge bavuga ko bangamiwe n'ibyo bita urugomo rukorwa n'abashinzwe umutekano mu rwego rw'umudugudu, bavuga ko bakunze gukubita abaturage aho kubanza kubaganiriza cyangwa se kubagezaho ibitemewe n'amategeko. Aya makuru kandi aturuka mu baturage bo mu mudugudu wa Kigali akagari ka Kigali bavuga ko Kimonyo James ari umuyobozi ushinzwe umutekano muri uwo mudugudu, akaba akunze kuvugwaho gukubita abaturage afatanyije n'uwitwa Nshimiyimana Mani. Abaturage kandi bashimangiye ko ngo uyu munsi bano bagabo bazindutse bakubita umwe mu baturage muri centre ya Muganza ahazwi rwose nko ku kibuga, ibintu bavuga yuko byabaye imbere y'abantu benshi. Umwe mu baturage agize ati ibisi ubwa mbere bibaye turabona byarahindutse akamenyero rwose, umuntu ashobora gukubitwa ataranahabwa umwanya wo kwisobanura. Abaturage rero bafite impungenge ko gukoresha imbaraga bikomeje kwiyongera gukurikiza inzira z'amategeko. Bati niba umuntu yakoze ikosa hari inzego zibishinzwe, gukubita abaturage si cyo gisubizo. Abaturage bavuga ko bifuza ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano bwakurikirana ibirego kugira ngo bamenyekane ukuri kubivugwa kandi afatwe ingamba niba ko harababangamira abaturage. Kugeza ubu ngubu ntabwo haraboneka ibisobanuro by'abavugwaho ibi bikorwa cyangwa se ubuyobozi bw'umurenge w'akagari ku birego abaturage bavuga. Abaturage basaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo amenyekane ko ari ikoreshwa ry'imbaraga zidakurikije amategeko ndetse ko abaturage bose bakomeza kurindwa hakurikijwe amategeko n'uburenganzira bwabo. Kandi ngo kurumva ko kabisa uwitwa Mutekano najengeje abaturage ndetse ko buri munsi ngahora bahondagura ntumbaza icyo babahora. Ivideo twayikuye ku kinyamakuru cyitwa TV5 Rwanda ndetse rwose ikaba bigaragaza abantu bayobozi barimo gukubita umuturage nk'uko mubyibonera. Ngango kora subscribe nimba rugamije kuri isheni ngenda cyari mwe Nyabare Obedi nayo ngi ni soko y'amakuru mugezweho na Obi Time News nk'uko bisanzwe. Obi Time News.